Yes, reka twongere tubasuhuze, twongere kandi tubifurize gukomeza kugubwa neza, twongere kandi tubahe ikaze muri aya makuru yo muri iki gicamunsi cyo ku munsi wo kuwa mbere, aho tugiye kugera n'ubundi tugaruka mu makuru agezweho. Amakuru yacu rero nkuko agiye kugenda rwose agaruka, tugiye kugenda tugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kugaruka ku nkuru ivuga ko hano muri Rucuro haramuke imirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano tukaba tugiye kugenda tuyigarukaho, ariko ku rundi ruhande tunagaruke ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo, nabwo ikaba yarabereye hano muri za Rucuro nk'uko amakuru atugeraho. Nabwo ku munsi w'ejo hashize uburone ku munsi wo ku cyumweru, kuko uyu munsi turi ku munsi wo kuwa mbere, nabwo rero hakaba harabaye imirwano ikomeye cyane. Turaza kugenda tugaruka no muri za Masisi, naho haravugwa imirwano ikomeye cyane, aho rero mu by'ukuri Wazalendo babashe kuba basubiranamo ndetse binakomeye cyane. Hanyuma tuze kugaruka ku nkuru ikomeje kugenda ikwirakwira kuri rezo sosiyo, cyane cyane kuri X. Hanyuma rero tukatubuze kugenda tubaha n'ibizibiti cyangwa se proof, aho rero bikomeje kugenda rwose hakwirakwira igihuha gikomeye cyane. Akivuga rero ko uwitwa General Masunzu, Lieutenant General Masunzu yaba yamaze gutabwa muri yombi. Dufite rero kopi cyangwa se link yaho twakuye iyi nkuru, turaza kugenda tuhabereka mu rwego rwo kwirinda ko abenshi mushaka kuba mwavuga muti iki gihuha ni twe tuba tugitangije, kuko nje ntabwo na n'ubu ndabyemeza neza kuko ndacyakora ubushakashatsi. Ariko turaza kugenda tubigarukaho tureba rero n'impamvu nyamukuru ivugwa ko yaba yafunze General Masunzu. Ese koko abanyamurenge baba mukize? Ese bimeze bite? Turaza kugenda tubigarukaho. Turaza kugaruka rero nano muri Kivu y'Amajyepfo, tuze kwikoza imurenge tubabwire uko byifasha hano muri teritwari ya Fizi, iwabo w'abanyamurenge. Hanyuma kandi tuze kureba n'ubundi no mu bindi bice bigiye bitandukanye, yaba hano muri Zanzibar, naho tubabwire uko urugamba rwabyutse rumeze hose. Rero twatubuze kugenda tubabwira uko ibintu bimeze. Hanyuma tugaruke rero kuri AFC M23 mu kanya gato amaze gusohora itangazo rikomeye cyane. Ni itangazo rero navako rishobora kuza kuba ribi cyane ku mabandi ndetse n'abanyabyaha bagiye batandukanye babarizwa rero muri bice n'ubundi M23 irimo, kuko ni itangazo rikomeye cyane ryo turaza kugenda tugarukaho. Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo arashinja Perezida Paul Kagame gushaka komeka uburasirazuba bwa RDC ku Rwanda. Ese mu by'ukuri ibi byo biteye bite, bihagaze bite, yabivugiye byose muri iki kiganiro cyacu. Nyaboneka ntuze gucikwa, icyo usabwa no kubana natwe kuva ku munota wa mbere ukagera ku munota wa nyuma. Samia Suluhu Hassan ni mu gihugu cya Tanzania. Uyu mubyeyi rwose akaba yarahiye, ndetse irahira rye rikaba nta baturage na bake bari baryitabiye. Birumvikana babikurikiraniye kuri murandasi cyangwa se kuri televiziyo ndetse n'amaradiyo. Ntekereza ko ariho rwose ababikurikiranye cyangwa se bakurikiranye uyu muhango babashe kuba bawukurikira. Hanyuma rero n'ibindi byinshi cyane tutavuze mu nshamake, tubaza kugenda tubibabwira. Mwebwe icyo musabwa ni ukubana natwe, ukamekinga ushobora kuba kanze kuri subscribe niba utarabikoze kandi ukabikora. Wamara rero kubikora, hanyuma kandi ukankandira kuri like ndetse ukanasharinga, ubundi inkuru zacu zazajya zihagera ukazajya ubonera amakuru ku gihe. Reka dusome ku mazi gato cyane, duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye, n'amakuru udakwiye gucikwa kuko ari amakuru y'imiriro. Yes, reka amakuru yacu tuyahere hano ku mirongo y'urugamba cyangwa se ahari kubera imirwano, mbere yuko twinjira no mu bindi bigiye bitandukanye. Amakuru reka tuyahere ku munsi w'ejo hano muri za Rucuro. Ejo aho M23 yagabweho ibitero bikomeye cyane
ibitero bikaba byaragabwe n'inyeshyamba za FDL ndetse n'imitwe irimo nka CMC. Ibitero bikaba byarabaye hano muri teritwari ya Rucuro muri groupement ya Tongo, akaba byarabaye muri sheferi ya Bwito. Birumvikana n'ibitero byabaye ahagana ku isaha y'isa 6:30 z'amanywa, ni ku munsi w'ejo hashize, hari ku munsi wo ku cyumweru ku itariki ya 2 ya kabiri z'ukwezi kwa 11, aho rero ibitero byagabwe ahitwa za Rusovu. Ahari muri Rusovu niho ibitero byabaye ndetse binakomeye cyane, bikaba byagabwe kuri defense ya M23 iraho bitaguni kwa Gasuku. Ubwo rero abenshi muzi muri za Rucuro ndetse no muri bice, ngira ngo abenshi already mwamaze kuba mwumva ko namaze kuba mbinjiza muri iyo mirwano, kuko byari urugamba rukomeye cyane. Ni urugamba rwari rwaje rwitwajwemo intwaro zikomeye cyane ku ruhande rwa FDL, kuko bakubwira ko ari urugamba rwafashe amasaha atari make, ariko finally biza kurangira n'ubundi de bande apfuye, irondo ryivanguye n'abajura, kuko bakubwira ko ku isaha y'isa hafi ku isaha y'isa 9 gutyo n'iminota 30 aribwo urugamba cyangwa se sefu zari zimaze kuba zigenda zifunga. Abarwanyi rero ba FDL ndetse na CMC bari bafite igitekerezo cyo kuba bakwambura M23 kano gace ndetse n'ibibirindiro ngo bakaba bitwika bakahakura icyitwa ravitayoma ndetse na minisiyo. Biza kurangira intego yabo itagezweho, kuko amakuru aratubwira ko cyangwa se amakuru ava hariya muri kara gace aravuga ko mu by'ukuri byarangiye n'ubundi M23 ibirukankaho cyangwa se ibirutseho. Hanyuma rero mu by'ukuri amakuru akavuga ko nyuma y'uko bagabwa ibitero ku munsi w'ejo, M23 nayo yakoze icyitwa revenge cyangwa se yakoze icyo twakwita niba turi bubyite kwihorera, sinzi ngo turabyita ngo iki, kuko amakuru aravuga ko muri iki gitondo kuva ku isaha y'isa 11 zuzuye zo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa mbere ku itariki rero 3 z'ukwezi kwa 11, biravugwa rero ko M23 nayo yaramutse igaba ibitero karahabutaka. Ibitero rero bikaba yabigabye n'ubundi kuri uyu mutwe wa FDL ndetse na CMC. Nkuko rero amakuru abivuga, ibitero ikaba yabigabye mu misozi miremire ya za Butare, birumvikana Butare ya za Rucuro. Hanyuma rero ngo ahazwi nko hitwa ngo ni ku Duwani, rero ngo ahakaba hari defense ikomeye cyane y'uyu mutwe rero wa FDL ukomeye cyane, cyangwa se twavuga ngo wari warubatse defense ikaze cyane muri biriya bice. Ariko finally bije kurangira ngo M23 ngo ibashwiragije. Ubu tunavugana no cyangwa se ubu wumva iki kiganiro turi ku isaha y'isa 8:30 ziri gushyira rwose saa 9, birashoboka kuba defense ndetse barimo kugenda bayitwika mu gihe cyangwa se abimbere ku mirongo y'urugamba bo rero bakomeje kugenda birukanka kuri uyu mutwe wa FDL ndetse na CMC. Uburo nkuko amakuru atugero bakaba babagejeje ahitwa ngo ni muri za Kanyangiri. Aha Kanyangiri ngo hakaba hari parike nimwe ro barengeye cyangwa se nimwe birutse bagana, ndetse iyi parike rwose nimwe urugamba rurimo kugenda rubera. Bakubwira ko hano muri iyi parike hano muri za Kanyangiri ngo kuva kera harahingwaga, abaturage bakaba barahahingaga, ariko bite rero ni mutekano muke w'izinyeshyamba bakaba bararetse guhinga nkuko basanzwe babikora, mu rwego rwo kwirinda ko hashobora kuba bahinga bigasarurwa na FDL, cyangwa se bakaba bahugwa no mu gico cya FDL ndetse n'iyi mitwe twaje intwaro ikaba yabakorera ibigendanye n'urugomo. Ubu tuvugana rero nkuko amakuru abivuga ahangaha muri Kanyangiri, birumvikana muri iyi parike rero imirwano ikaba imeze nabi. Byose rero turaza kugenda tubakurikiranira mu kiganiro cyacu gikurikira, ntimuze gucikwa, muraza kugenda mwumva byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma reka dukomereze amakuru yacu imurenge.
tuva imurenge duhita twinjira kuri iyi nkuru n'ubundi igendanye n'abanyamurenge birumvikaniriye na generali Masunzu bikomeje kugenda bivuga ko yaba yatawe mu mvuto ariko mbere uko twinjira muri iyo nkuru ni munyemerere tubanze tugaruke imurenge aho ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane nubwo rero hamaze iminsi hataba imirwano cyangwa se ngo twirwaneho yatakwe n'iki gisirikare cy'u Burundi ndetse n'abafatikanyije cyangwa se ngo twirwaneho ibe yabataka amakuru rero akaba akomeje kugenda avuga ko igisirikare cy'u Burundi FDNB kuva bashyira amadefense menshi ajya atandukanye hano imurenge ngo ni nako rero bagize batya mu by'ukuri bafunga inzira nyinshi zagenda zivamo ibyo kurya cyangwa se zagenda ziturukamo ibiribwa ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byerekeza hano imurenge haba muri za Fizi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye amakuru akavuga ko ubu kubona isukari hariya imurenge biracyari ikibazo umunyu nawo ni ikibazo bamaze kumenyera kurya ibitagira umunyu gusa ikibabaje ndetse kinatangaje nuko hano mu by'ukuri nkuko amakuru abivuga ngo abaturage hano rwose ngo harimo abasaza urumva ntibabande babageze mu myaka iyo hejuru cyane bari bakunda kugira indwara zimwe na zimwe zigiye zitandukanye ariko ziterwa nyine no gukura aba rero mu by'ukuri ngo bakaba bakomeje kugenda bashyira cyangwa se bapfa uko bwije nuko bukeye bakazira rero kubona ya miti n'ubundi bifashishaga kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza bitewe nuko aya mayira yafunzwe ndetse yewe uku kugerwaho kw'iyi miti bikaba byarabaye ikibazo hanyuma ngo abakuze bikomeje kugenda bibagora ariko ku rundi ruhande n'abandi barwaye nabo mu by'ukuri nta miti hari rero n'abapfa bitewe nuko babuze ubutabazi ibi byose bakaba abanyamurenge bakomeje kugenda bishyira ku mutwe wa cyangwa se kuri iki gisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda gikomeza rwose gufunga ayo mayira imihahirane rero ikaba yarasubiye hasi cyangwa se itagikorwa usibye rero ibi nubango n'abazarendo nabo birabajya ku mutwe kuko nabo ntabwo baba bahagaze rero ngo bari mu bafunze amayira cyangwa se mu baborotse aya mayira ku buryo imihahirane ya hano imurenge ndetse no mu yandi masoko cyangwa se no mu bindi bice bigiye bitandukanye yabaye nk'iya borotswe nguko uko situation imeze hano imurenge gusa twirwano ikaba ikomeje gusaba izi ngabo ziri hano muri ibice bigiye bitandukanye zisa naho zabazengurutse ko bagira gutya bakarekura cyangwa se bakabivaho bakareka ibintu bigakomeza uko byari bimeze abanyamurenge cyangwa se abaturage ba Sud Kivu bagakomeza kugenderana n'abanyamurenge ubuzima bukagenda neza cyane tukiri hano rero imurenge andi makuru dufite nuko bikomeje kugenda bivuga ko uwitwa generali Masunzu yaba yatawe muri yombi kubanga bw'ibyuma badushireho iyo Twitter cyangwa se iyo X mu kanya gato rwose igiye hanze tuyibonye hasize amasaha hafi 5 aribwo iyi X igiye hanze ni X cyangwa se ni urukuta rwa hoze rwitwa Twitter uyu rero akaba ari witwa ngo ni Kivu Utire cyangwa se ni Atire hanyuma rero akaba ari wanditse cyangwa se akaba ari wasize hanze ubutumwa bugaragaza ko Lieutenant General Masunzu yaba yatawe muri yombi cyangwa se yaba yamaze kuba afungwa mu by'ukuri n'igisirikare cyangwa se na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu mugabo rero mu byo bavuga ko afungwa azizwa birimo rero ngo kuba nawe barasanze agambana wenda byinshi turaza kugenda tubigarukaho na mugenzi wacu Vincent kuko nawe hari cyo twakwita rwose ubusesenguzi cyangwa se icyo ari buze kugenda avuga kuri ibi biri gutangazwa cyangwa se kuri fatwa rya General Masunzu rikomeje kugenda rijya hanze nkuko birimo kugenda bigaragara gusa ariko ku rundi ruhande turacyarimo kugenda dukora iperereza kugira ngo turebe aya makuru arimo kugenda soka niba koko yaba ari ukuri igihe rero twasanga mu by'ukuri bifite ihame cyangwa se bifite ireme tukaza kugenda tubibamenyesha kandi ayo makuru mukaza kuba muyabonera ku gihe reka twigarukire rero hano muri za
Nzibira birumvikana muri teritwari ya Mwenga. Amakuru aturuka hano muri Mwenga ni amakuru avuga ko n'ubundi naho ibintu bikomeje kugenda bizamba, aho rero kuva ku munsi w'ejo izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa zikomeje kugenda zirasa, zikora sharing cyangwa se zirasa amakompora menshi mu birindiro by'abarwanyi ba M23. Usibye aya makompora cyangwa se ibi bitero bari kugaba bakoresheje intwaro zirasa mu ntera ndende, hari gahunda rero n'ubundi yari hari yuko muri weekend tuvuyemo rwose bari bamaze gutegura ibitero byagombaga kugabwa kuri M23, ariko biza kurangira mu by'ukuri ibitero bitabaye, dore ko bari bafite gahunda yo kuba bakwigarura Twangiza mining, ariko biza kurangira ibitero batabigabye. Hanyuma rero nk'uko amakuru abivuga, bakaba baravuze ko bagiye bakomwa mu nkokora rero n'ibikoresho byagombaga kubageraho kugira ngo babone kwataka M23, bitinda rero kubageraho. Kugeza ubu ntabwo turamenya ngo ese bimeze bite, usibye izi sharing bari gukora ntawamenya rero uko ibintu biraza kuba bihagaze. Mbere yuko twakira mugenzi wacu Vincent rero ni mutwemerere tubanze tuje na hano muri za Uvira. Ndimo ndabona ibinyamakuru byinshi birimo kugenda byandika bivuga ko gufatwa kwa Uvira kwa M23 bidakwiye kuba inkuru itangaje, kuko ngo abaturage benshi ba hano muri za Uvira ndetse we namwe mu barwana ku ruhande rwa Kinshasa barahamya badashidikanya ko binashoboka cyane kuba abarwanyi ba M23 baramaze kuba bagera hano muri Uvira. Gusa nubwo bagena bavuga ko haba harabaho infiltration cyangwa se ko infiltra ikageramo, komanda sekretero wa hano muri Uvira akaba rero yarakoze inama ku munsi w'ejo, ndetse anasaba wazareno ndetse n'izingabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa ziri hano muri uyu mujyi wa Uvira ko zaba standby cyangwa se zakwitegura bimwe bya nyuma zigatangiza ibitero none sasa byo kuba byagarura uyu mujyi mu by'ukuri wa Kamanyora cyangwa se santere za Kamanyora, yewe ndetse n'ibice bya za Ruvunge byose ubu tuvugana biri kugenzurwa n'abarwanyi ba M23, bityo ngo bakabona kuba bagakomeza ibitero byabo mpaka bageze muri za Bukavu. Ni mu gihe nyamara twe twabonye ku munsi w'ejo hari inkuru ivuga ko hari abakomando cyangwa se abarwanyi barenga 3,000 mu by'ukuri baba barazamutse bafite gahunda ngo yo guhita bakomeza bakajya ihehe bakerekeza mu by'ukuri mu mujyi wa Bukavu. Ngayo nguko rero uko ibintu bihagaze, reka dushakishe mugenzi wacu Vincent tumanukane no mu yandi makuru agiye atandukanye. Inkuru tugiye kugarukaho, turaza kugaruka kuri izi nkuru ziri kuvuga cyangwa se kuri imirwano Rucuro, twumve icyo Vincent yaba afiteho amakuru yaba hafite, tugaruke muri za Masisi Tanzania twikoze, tugaruke rero Igoma turebe ndetse yewe nibi byatangajwe na Kisekedi, byose nibyo tugiye kwa turi kuganira cyangwa se tugiye kubagezaho hamwe na mugenzi wacu Vincent, ndetse already mbona amaze no kuba agera ku murongo wa telefone. Ureneza Vincent? Ureneza bwana Pastor? Urakomeye? Ndakomeye ndaho. Vise ngo hayi kaze no muri update time muri wa mwanya abakunzi bacu bakunda ari benshi cyane tubagezo amakuru agezweho. Urakoze cyane kututaze nandi kandi naryakiriye. Vise amakuru dufite hano ni imiriro ni menshi cyane, sinzi niba twahera kuyihe nkuru kuko urabona yaba President Kisekedi Chilombo arashinja mugenzi we His Excellency Paul Kagame ngo kuba ashaka komeka uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku Rwanda. Dufite Samia Suluhu Hassan warahiye rwose nk'uko amakuru nabivuga, akaba yarahiye rwose ngo nta banyagihugu bahari, niko nabonye ibinyamakuru bimwe bigenda byandika. Hari imirwano abaye Rucuro, hari ibyatangajwe na Goma, ubwo ndavuga AFC M23, gusa ariko hari n'igihuha gikomeje kugenda gitrendinga kuri rezo sosiyo kigaragaza ko mu by'ukuri witwa Lieutenant General Masunzu yaba yafunzwe. Sinzira ngo twahera kuri iyi nkuru kuyihe nkuru, ariko ngiye kubwaje Vincent tumva twahera kuri inkuru ya General Masunzu mbere ko duhita dukomeza no kuri front line cyangwa se ku mirongo y'urugamba. Twahera reka ariho duhera nibyo byiza kugira ngo tugende ibintu tubicapura neza, tugenda tubiha umurongo gake gake.
wakomeza nakumvise. Twagenda vise hari amakuru arimo kuvuga ko ngo General Lieutenant General Masunzu ngo yaba yafunzwe. Akaba yafunzwe nande nkuko yabonye? Nanga yaba yafunzwe na Kinshasa ngo niyo yaba yamufunze. Azira iki? Azira ngo kuba ngo yaragambanye ngo yaba yaragambanye. Agambana na FARDC, agambana na FARDC na M23 yagambaniye ndi. None wowe urumva yaba yaragambaniye nde wowe kuko utekereza nk'umunyamakuru mbere yuko wenda tujya muri byinshi urumva yaba yaragambaniye nde? Harimo kuba yagambanira Gisekedi, harimo kuba yagambanira igihugu, ubugambanyi ni bwinshi byatewe. None aramutse agambaniye igihugu cyangwa akagambanira Gisekedi bitandukanye no kuba agambaniye igihugu byose muri rusange. Gisekedi ntabwo ari igihugu. Gisekedi ni iki? Gisekedi kuba ari perezida ntabwo ari igihugu ko kubera ko azaba perezida abuveho igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeze kubaho. Ntabwo rero kuba utavuga rumwe na Gisekedi cyangwa wakwibuza ko ataba perezida waba ari igihugu giriye nabi. Noneho ni kubibona. Niko mbibona kandi niko biri kuko perezida ntabwo ari igihugu. Perezida ntabwo ari igihugu. Igihugu ninde? Igihugu ni abaturage n'ubutaka n'ubutegetsi. None Gisekedi ni iki? Perezida ntabwo ari igihugu, ni titire afite, ariko ejo mu gitondo yakwa akaba shefu individi nk'abandi. Ikizima nubwo ari umuyobozi ni umuturage nawe ni umunyagihugu. Ariko ntabwo ari ubutaka. Muri siyanse politiki ubundi bavuga ko igihugu ni ubutaka, abaturage turinze ubutegetsi. Ntabwo igihugu gishobora kubaho mu gihe kidafite ibyo bitatu. Nk'uko ikinyamakuru hano cyangwa se kuri rezo sosiyo biri kugenda bivuga kuri Twitter biravuga ko ngo yaba yafunzwe ndetse ngo n'inzego z'ubutasi za RDC. Inzego z'ubutasi zongera ngo urazizi no kundusha n'ibyo rupa ko zaba zafashwe. Gusa uwatangaje amakuru ntabwo aratangaza ngo ese Gisekedi uyu mugabo yaba yashize iki, yaba yafashwe yazize iki kugira ngo afungwe. Gusa ariko ndimo ndabona benshi muri comment nabo baragenda babandika bati birashoboka kuba cyangwa se ngo yaba yagambaniye n'ubundi igihugu aho ngo ashobora kuba nawe yinjiye mu mitwe mu by'ukora benshi bati ni yaba yavuganye n'abarubuna zatwirwaneho cyangwa se AFC M23. Azo urabona bishoboka ko Masunzu yavuganye na twirwaneho cyangwa AFC M23 keretse ibyo byatangajwe ku mbuga nkoranyambaga kandi ari kubera iki byashobotse kagambanira abanyamurenge kandi ari ubwoko bwe naho yanavukiye n'iki byose? Yagambanira abanyamurenge kubera ko abanyamurenge nta gihugu bafite. Ntabwo nanjye mbabwiye ko yagambaniye igihugu, mubwiye ko yagambaniye aho avuka abanyamurenge ndetse anohereza n'indege zikirwa zirasa. Ntabwo nigeze nkubwira ko agambaniye. Donc uravuze utese koko urabona Masunzu yagambana koko ibyo bintu bigashoboka. Ndakubaza nti ese kubera iki yagambaniye abanyamurenge yirirwa barasa kandi yarabavutsemo n'iki byose? Urumva kuba yagambana ari ikibazo kuri we? Ntabwo yigeze agambanira abanyamurenge kubera yuko iyo uri umusirikare kandi uzikoraho banzu nyumve. Ndimo ndakumva ntabwo ndimo ndakumva njyenyine. Ntabwo yagambaniye abanyamurenge kubera yuko uri umusirikare. Yego. Ugomba kugendera ku mabwiriza ya chef d'etat major. Etat major se ku buryo bashobora kukutuma no kwica umuryango wawe ukajya kura imarima. Icyo uharanira iyo uri umusirikare igihe icyo ari cyo cyose abanyuranyije n'amategeko umuyobozi wawe yaguhaye. Icyo gihe baba bafatwa nk'abanzi. Masunzu rero icyo akora arabanza akegezeta nyuma akajya kudisikita itegeko rya gisirikare ubundi ukuntu bivuga. Muri make wowe urashigikira ibyo akora urabishigikiye? Operation ziwe urazishigikiye? Amategeko mpuzamahanga avuga yuko iyo baguhaye amabwiriza ugomba kuyakurikiza ukareba niba nta ubangamiye uburenganzira bw'ikiremwamuntu. None ko kibazo y'amasunzu rero banzu nyumve ko kibazo y'amasunzu hari ibintu bitatu ugomba kubanza gukurikiza. Masunzu yawe ibwiriza ryo kuyobora ibikorwa muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu bya gisirikare. Amabwiriza atanga arabwira ati nimujye kuyobora
abaturage mu bashakire umutekano. Nta tangazo ndabona amasumbu yanditse rivuga ngo mujye kwica runaka na runaka. Icya kabiri, Masumbu ntabwo ajya ku rugamba ngo ajye kurasa abaturage. Uwahawe amabwiriza akayashyira mu bikorwa bitandukanye n'uko yayahawe. Masumbu ntatange raporo. Avuge ngo runaka twamutumye ibi ntabwo ari byo yakoze. Icyo gihe byaza ku mutwe wiwe nka responsable. Mu gihe yatanze amabwiriza ngo wite runaka, ibyo nabyo byamujya ku mutwe, ariko nta tangazo ndabona yasohoye ribivuga nk'umuhaye komanda. Mu gihe Joseph Kabila cyangwa Perezida Tshisekedi n'abandi bari abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanyamulenge turabizi yuko bahuraga n'ibibazo. Iki gihe kandi ubera 2012 abanyamulenge batangira guhura n'ibibazo, ntabwo Masumbu yewe baragira rejo militeri ya 33. Uyu munsi kuba yiyobora ntabwo ntafite twendura yo gufata ibyemezo mwakiriya gito. Ibyemezo byose bifatwa na Tshisekedi atariporesha wazareno. Masumbu yari yarangarakinjiriwe. Ntabwo rero kuvuga yuko ari umuyobozi w'ibikorwa bivuga yuko ibikorwa byose ari we bijya ku mutwe, kuko hari abandi bantu b'abasubariterumi bari hariya. Icyo yabazwa ni ibintu bibiri akwiye kubazwa mu gihe yasohoye itangazo akangurira abantu gukora ibikorwa bibi. Ikindi yabazwa ni igihe yaba hari umuntu ntatange raporo yerekana yuko akwiye kubihamya. Kandi si ubwa mbere kubona umuntu niba akomoka muri kominote runaka ikaba itavuga rumwe n'ubutegetsi abaraba. Ni ibisanzwe muri politiki. Wanyemerera nanjye none sasa ukampa umwanya nkakubaza? Umbaza. Uremera ko ikintu cya mbere wemera ko ari uyoboye ibikorwa by'intambara hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane hano muri Sud Kivu? Ntabwo ari ibikorwa by'intambara, ni ibikorwa bya gisirikare. Ni ibikorwa bya gisirikare, wakoze cyane. Ariko se kumvuga kimwe ugashaka guhakana ikindi, ntabwo bari mu ntambara. None se abasirikare ayoboye se wari kurwana? Impamvu mubwira gutyo, inshingano yaho ni ukuyobora ibikorwa bya gisirikare. None iyo mirwano ibera mu basirikare ntibera hayoboye? Si ibera? Uvuze ngo ni ukuyobora ibikorwa by'intambara, waba wumvikanisha ko intambara nirangira azavaho. Byanashoboka ko yanava, ahubwo bikanasiga banamufunze nk'uko biri kugenda. Reka dukomeze, reka nanjye mvuge. Uri kumbaza ariko nagusubiza. Ikintu cya mbere ukimara kuvuga yuko ayoboye igisirikare aho ngaho, kandi icyo gisirikare akaba aricyo kirimo kurwana, ni uri gutegeka, icyo cyo wanagitsinzwe ntabwo tukigarukaho. Icya kabiri ni ukuvuga ngo iyi ntambara iri kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni intambara iri kubera mu baturage. Amategeko y'intambara avuga ko wenda ntabwo namenya yose uko ateye, kuko wenda usibye kuba naragiye numva abasesenguzi bayasesengura. Imbaze nge niza amategeko mfite muri sawa. None se wiza y'intambara ko wiza y'abaturage? Ibyaha bikorerwa abasivile narabyize, ibyaha bikorwa mu ntambara byose ndatize. Harimo itegeko rivuga ko ahantu hari kurwanwa hari abaturage nk'uku muri izi ntambara z'igihugu z'abanyagihugu hatagomba kwifashishwamo intwaro za kirimbuzi zimwe za karahabutaka zirimo nk'iyi ndege ya Sukhoi, yewe na bino bunda bya Charles de Comba na byanki byose ntabwo babyemewe. Ibi ntabwo byifashishwa. Ntaryo kubera yuko no mu makimbirane yabyaye intambara mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nta ntwaro kirimbuzi zirimo. Abantu mu nkurikiye nyaboneka mumfashe uyu mugabo aya mategeko yiwe iryo ngaho utabita intwaro kirimbuzi. Ndumva uri kubisobanura nabi. Ntabwo kuba twoye 25 za drone bazita intwaro kirimbuzi. None ziriya zitwa ngo iki? Ziriya ni intwaro zikoreshwa mu kurwana mu kirere. Intwaro kirimbuzi ni nka arme nucléaire mu Gifaransa niko bazita. None zo niba imbunda ishobora niba imbunda nanjye igitekerezo manda nyirangize kugira ngo twumva ko twitanye intwaro kirimbuzi n'indege. Intwaro kirimbuzi rero niba tuvuze bombe atomique tukavuga arme nucléaire, nizo ntwaro kirimbuzi.
izo ntwaro zakoresheje muri Hiroshima na Nagasaki mu 1945 mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Mbese reka mvuge nzi icyo niba harimo n'izi zamuretse n'izi za RPG kuko wakumvikanisha yuko intwaro kirimbuzi ziri gukora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakagira ngo tundi ibyo uvuga nibyo kandi atari none ubundi bavuze kirimbuzi ni ibiki? Iyo bavuze icyo bavuga bikomoka iryo jambo kirimbuzi bikomoka kuki? Kirimbuzi bivuga intwari yari yo yose ikoze muri nucleaire. Wize amategeko ariko ndakwigisha ikinyarwanda. Ndakwigisha ikinyarwanda nabibonye. Ibyo ntago none se iyo uvuze ngo ni kirimbuzi si ikintu cyose gishobora kurimbura ubuzima bw'abantu. Ntabwo ari byo. Ngaho umupanga se tuvuga nk'umupanga kushobora kubuza umuntu ubuzima. Kirimbuzi ni gakondo. None se reka nkubaze iyi ndege ntabwo izayikore mizayiro? isi yose ntabwo ariko ikoze muri nucleaire cyangwa ari bombe atomike. Umwuka byara uyu muhungu rero aya mategeko ye nuzana amategeko cyane ukazajya uyatsindagira mu bintu by'intuza uzajya umera nkaho ufite mbese umeze nkaho uri kuburana kandi tuba tutari kuburana tuba turi gusesengura tunatangaza amakuru. Tugomba gushingira ku bintu bihari. None icyo nshingiro kitari cyo ni ikihe ko uri gushaka kugira ngo depande ibya masunzu? Ni ukuvuga yuko drone ari intwaro kirimbuzi ariko atariyo. Ni ukuvuga irasikompora rya kirimbuzi rirarimbura kuko n'ibyatsi n'intoki n'iki byose byegezeho rirarimbura. Kirimbuzi ubyumve mu buryo bubiri. Kirimbuzi ubanza wumve ko ari nucleaire cyangwa nk'urugero. Intwaro yarashe Hiroshima na Nagasaki mu 1945 ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu mu 1945. Yari ikozwe muri nikeli yavuye Kitangani muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingaruka zayo hashize imyaka irenga 100 ziracyahari muri Hiroshima na Nagasaki mu Buyapani. Ni nabyo ujya wumva leta zunze ubumwe za Amerika zibuza Ubushinwa zikabuza Uburusiya n'ibindi bihugu yuko badakwiye kwifashisha intwaro kirimbuzi. Igihe icyo ari cyo cyose wifashisha intwaro kirimbuzi hashingiwe ku mategeko mpuzamahanga agenga intambara. Ibihugu ibyo ari byo byose ku isi bikwiye guhagurukira rimwe bikakurwanya. Kubera yuko ibyo ukora niba byangiza ibidukikije bikangiza n'ubuzima bw'abantu kandi igihe kirekire. Ntabwo rero kirimbuzi ari indege. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Ubwa kabiri rero ubwo ni uburyo bwa mbere. Ntabwo kirimbuzi ari indege. Ntabwo kirimbuzi ari imbunda. Kirimbuzi ni kimwe barasa. Urakoze. Ariko byose bikaba biri mu ki? Kirimbuzi ni ikiraswa. Urakoze. Rekera ubwo icyo nacyo tukivuyeho rwose bakunze ari yaba Vincent yaba njyewe usibye wenda rwose ko tugenda dusesengura ariko bikagenda binatugarukira nanjye navuze ko ari kirimbuzi. Icya kabiri kugira birangire. Icya kabiri hari intwaro kirimbuzi bita bombe atomike. Iyo niyo uri kuvuga. Iyo maze kuvuga niyo bita nucleaire. Bombe atomike muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta na rimwe kuva Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabaho. N'imirwano yose ihaba nta na rimwe yari yifatizemo bombe atomike. Kugira ngo rero utaza kwitiranya Sukhoi 25 cyangwa drone ntuyitiranye na bombe atomike. Oya ngicyonzi cyo ni bombe kandi bombe intambara. Avuga yuko umuntu wese wayifashishije ibihugu byose bihiye indimwe bigatanga ikirego muri Conseil de Sécurité igafata icyemezo yuko abo baturage bajya gutabarwa. None Vincent reka tugaruke wenda gato cyane. Niyo bavuga yuko na nk'izi mbunda zino izi nyine za Murutiye za BM21 nazo zitemewe zikaba zifashishwa. Izo zo ziri muri rwego. Imbunda yaba ari leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bifashisha yaba ari M23 n'imbunda zemewe. Ahubwo ikibazo uvuga ngo bazifashisha mu buhe buryo bazifashisha hehe? Amategeko agenga intambara avuga yuko abarwana bashyira ibirindiro mu baturage. Abarwana
bashyira ibintu mu baturage. Icya kabiri amategeko agenga intambara abuza yuko uwafashwe ku rugamba ashobora gukorerwa ibikorwa by'iyicarubozo. Icya gatatu amategeko y'intambara abuza yuko umusivili yahohoterwa mu gihe cy'intambara ahubwo ategeka ko gufatwa kugira ngo n'uburyo bwo guhunga abufashwemo. Ikindi ni uko imiryango mpuzamahanga itabara imbabare ndetse n'imiryango n'abanyamakuru badakwiye kuba bahohoterwa mu gihe cy'intambara. Ibyo ngibyo rero cyaba ari ikibazo cyo kumenya situwasiyo ya Kongo tugeze mu burasirazuba bwa Kongo, kandi twebwe ntabwo turi muri byeturate. Njye ntunyobye ariko nubwo tugeze iyo hose twanavuga kuri Masunzu ntunyobye ngiye kugarukaho. Ntabwo turi byeturate mu buryo dufata Masunzu ngo tumushinje ibyaha by'intambara cyangwa tumukinje ibyaha byibasiye ko muntu uri byeturate mu mategeko mpuzamahanga ni ICC International Criminal Court. Umutegeka wayo n'ufite ububasha bwo kuba yatangira dosiye akanemeza yuko uyu Masunzu cyangwa uyu persone runaka ari gukora ibyaha by'intambara cyangwa ari gukora ibyaha byibasiye ku muntu. Twebwe rero nk'abasesenguzi cyangwa nk'abanyamakuru ntabwo turi kompeta uburyo twakora karifikasiyo y'ibi byaha cyangwa tube twahagarara ngo tube abashinjacyaha duhagararire institution egaroma koni pariraruwa nk'uko biteganywa n'amategeko yo muri 2002 ashyiraho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. None ndakubaza ikibazo kigira kiti twari turimo turagenda tureba uravuga uti Masunzu nta hantu arajya kugaba igitero ngo avuge ko ngo wumve yavuze ngo bagende bagaba igitero bice runaka na runaka. Ibyo wanagaragazaga nyine ubwo burako mbese ibi bitero nta hantu ahuriye nabyo atari komanda wabyo atari ubiyoboye. Ko buri gihe tubona ibinyamakuru y'abo banyamurenge ndetse we na AFC M23 n'iki byose na MRDP twirwano birwo bavuga ko Masunzu ari we watanze uburenganzira wenda bakaza bakarasa mu baturage imurenge naye hose, tukabona bivuga ko tutarabona Masunzu nkuko bivuze ngo yagiye kugaba ibitero ngo ntabwo abanza kubivuga, ko tutarabona yireguye ngo avuge ko ibyo bitero ntabyo yakoze n'iki byose. Ntabwo ari inshingano ze kuko ntabwo avugira FARDC. Umugira FARDC ni ukwiye kuvuga ibyo ngibyo. Ikindi kandi kuba erega Masunzu wimufata nk'umuntu w'umupasiteri waje kuvuga ubutumwa umurasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ngahumva nawe utangiye kuzana nka bya bindi bya Sylvain Kenge Bomusa. Nibyo ni kukubwira nyine nk'uko umuvugizi wa FARDC yagize Masunzu cyangwa Wiringoma cyangwa n'abandi basirikari ni abantu bahanganye ku rugamba. Uwo ari we wese azakora ibimuhesha icyubahiro ku ruhande ariho. Wirafata rero nk'abantu bavuga butumwa nk'uko Sylvain Kenge yabivuze bitabira ikiganiro n'itangazamakuru nanga Bertrand Dutimwa. Bavuga neza mu rurimi rw'igifaransa ngo ni coup par coup, ni igitero ku gitero, n'uturasa natwe turaturasa. Wifata rero Masunzu umufata yuko azaba pasiteri akubita urushyi itama ry'iburyo atange itama ry'ibumoso n'abakubiteho. Rero nawe wifata AFC ko bazakubitwa urushyi iburyo batange n'itama ry'ibumoso. Nawe rero icyo mubuza wivuga ko atagambana bitashoboka kandi twarabibonye ko niba ashobora gufata risk akohereza suko yazibyiri bukore igeze mu baturage bo ahavuka bakamuvumira ku gahera karenga kabikora. Wifata risk rero ngo wivuga ko yihakana ko ngo atagambana, niba ahubwo vuga utereka dukomeze turebe niba biri buze kugaragara kuko kari byo icyo na Kinshasa iri buze kubivugaho kurusha kuvuga ko ngo bitashoboka ko yagambanira iki gisirikare cyangwa se FARDC. Ntabwo wavuze FARDC cyangwa igisirikare, wavuze abanyamurenge. None se sibyo aho navuze abanyamurenge bitewe nuko uvuze ngo ntabwo ngo bishoboka ko yagambana. Ndavuga nti niba aragize gutya akihinduka ntabwo agambanira abanyamurenge ko kiri igihugu uri umutirikare ntabwo ugiye gukorera ubwoko bwawe cyangwa ko bintu. Ibyo rero wabivuze usa n'uwisobanura ndangije, ariko ndakubwira nti
niba dr wundi avuga ko ngo atagambanira nyine ngo igisirikare cya FARDC cyangwa se reka tuvuge igihugu abanyamurenge ibyo by'abanyamurenge twabigarutse hari njyewe urimo uravuga nti niba yaragambaniye abanyamurenge kugeza ubwo yirirwa ajya kurashisha indege zitageraho pilote za drone ndetse na za Sukhoi ninde wo kuba atagambanira n'icyo gisirikare n'iki byose naho rero twazamure dutangira ufata abanyamurenge ubafate nk'abaturage batuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yego ntubafate nk'umwihariko none se ubundi sani muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batuye ntubafate nibyo navuze ubafate nk'abandi baturage batuye muri Repubulika ya Demokarasi none se nitubifata gutyo ubwo urashaka gusibanganya impamvu iri gutumana n'ubu ngubu havutse icyitwa twirwanaho bakaba bari kwirwanaho urashaka ngo nacyo tugisibanganye abanza nyine nagize igitekerezo ndakumva ntabwo twizaba yavutse ku bwa matungo ndavutse ku bwa abanyamurenge ibibazo bahura nabyo ni kimwe n'abaturage batuye Ituri ni kimwe n'abaturage batuye Masisi nyamara uyu mugabo ngo yatumye witwa hari n'undi umusirikare ngo wahunze witwa ngo niba ari Yave niba ari ngo yarahunze yagiye muri Congo Brazza yarahunze kubera Yave ntabwo yahunze arapfunze ni Yave kanze turebe banza nabisomye nabi katurebe ni Numbi ni General Numbi tugira uburenganzira bumwe General Numbi yahunze mbere yuko Masumba afata inshingano rero nabyo biri kumuzaho nawe urumva byatangiye kugenda biza turagenda ubwo tuvumbura bike bike ni ibya social media rero bitangiye kubera ko Numbi yahunze muri 2019 mbere yuko Masumba afata inshingano ewana ubanza rwose reka dukomeze n'andi makuru ariko icyo ngiye nkwemeza kandi nawe nuko kugambana yanagambana ntabwo ari yagambana ariko ntabwo yagambanye kubera yuko Numbi yahunze kubera ko Numbi yahunze mbere yuko afata inshingano yagambaniye abanyamurenge ntabwo ari kumufasha guhunga yagambaniye abanyamurenge mu bwoko bwe yarabugambaniye aho bwirirwa bumuvumira ku gahera ndinde wo kubihakana birirwa bamuvumira ku gahera ubu bifate nk'uko n'abakigiye Tshisekedi bavuga yuko Colonel Nangaa ndetse n'abandi bagambaniye Kongo ariko ntabwo ari ukuri none Vincent ndakumva ubwo ushatse kuvuga ko twirwanaho iby'ibivuga ibibesha muri politike ntawe uvuga ukuri bavuga ukuri inyungu zabo rero zikaba zishingiye kuki ugiye ku yaba ari Tshisekedi yaba ari twirwana uvuga n'indi mitwe yose yitwaje intwaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ese reka nkubaza imvugo zabo za politike zihura n'ukuri kw'ibyo barwanira ntabwo zihura n'ukuri kw'abaturage ngaho noneho kugira ngo dusoze tuve ku iki kibazo twirwanaho irwanira iki twirwanaho irwanira inyungu zayo zihe nyine urebye agenda yabo ugasoma bashyiraho twirwanaho NRDP uzabibona muzasome neza uzasanga ari inyungu zabo oya ntabwo nje nzasoma ngo nze nsomere n'abadukurikiye weho wabisomye bivuge twirwanaho irwanira kwirwanaho nyine urakoze rero urumva uba watangiye kurengera iyo utangiye kugenda uvuga ngo buri wese ngarwanira inyungu ze ko barwanira kwirwanaho ko ariyo mpamvu biyise twirwaneho izo zindi nyungu Tshisekedi arwanira iki Tshisekedi ntabwo arwanira inyungu ze none si ibyo bya Tshisekedi ko nkubaje ibya twirwaneho nkubaje ibya Tshisekedi nyine nibyo nakweretse ko uwo ari we wese urwana n'iyi ntambaro y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imvugo ziwe zitandukanye n'ukuri kw'abaturage none niba abaturage nabo ubwo bivugira se ko Masunzu abamaze ari abaturage uragira ngo abandi bujye kubaza nabaki inyungu y'uwo muturage uvuga gutya itandukanye n'undi ufite inyungu uri ku ruhande rwa Tshisekedi uwo ko ntawe ndabona ubwegeranyije yego uko nicyo bita coincidence mu gifaransa izo nyungu zombi zegeranije usanga zidahura iyo izo nyungu zombi zidahura nicyo gituma twe rero turagosora tukareba iyo bidahuye turagosora tukareba tukanamenya inyungu zijya kureba ku giti cyanjye yaba twirwanaho ntikwiye kubaho yaba intambara Tshisekedi arwana ntikwiye kubaho izo ntambara zombi zavaho
none byatewe n'iki kugira zibe izo ntambara zombi yaba no twirwana b'i Rwanda ubundi kubera ko mu mategeko mpuzamahanga rega umutwe witwaje intwaro wari wowe ntabwo uba wemewe ubutegetsi bwa Kongo nabwo kuba bwasoza intambara ku banyagihugu babo nabwo mu mategeko mpuzamahanga ntabwo byemewe ese kubera iki habaho rwose rero yaba ari intambara itwara uwatirwano yaba ari indwano wa leta ese ikiye guhagararaho kwatabaho interita la responsabilité de l'État ese kubera iki habaho umutira mu bikorwa responsabilité ifite zo kurinda abaturage bayo ndetse no kurinda imbibi zabo. Ndimo ndakubaza ese kubera iki habaho umutwe habaho imitwe ishobora kuba ku mpamvu nyinshi zitandukanye bitewe n'impamvu uwo mutwe ubaho. Vugamo nk'ebyiri. Vugamo nk'ebyiri. Impamvu ya mbere umutwe ushobora kuba ugamije kwiba cyangwa kwica abantu. Ugamije gukora ibyaha. Icya kabiri umutwe ushobora kubaho wigumuye kuri politiki ya leta iriho. Icyo bita umutwe. Urakoze reka turekere aho tujye no ku yandi makuru twinjiza muri Rucuro rero naho haravugwa imirwano ikomeye cyane n'ubwo nahoze mbigarukaho nabyo gira icyo ubivugaho mbere uko tujya no mu yandi makuru. Rucuro haravuga imirwano mu gihe nyine wazana CMC FAPC mu gace ka Mirangi yacyamiranye rikomeye n'umutwe wa AFM 23. Yego ni mu Rwanda yatangiye mu mudugudu bita Mirangi muri groupe ya Mutanza muri Cheveri ya Bwito muri Tesera n'uko warubivuze. Iyo mutandukanye yarumvikanyemo ku mpande zombi intwaro zikomeye ndetse n'izoroheje. Bikaba byarateye abaturage ubwoba akaba ari imirwano yahereye mu gitondo cyo ku cyumweru igera amasaha y'umugoroba. Yego aho twaje AFM 23 iri mu gace bita Bwito yagabye ibitero n'abarwanyi bo muri Wazalendo biza gutuma nyine iyo mirwano itera amakimbirane yabyaye umutekano muke hasi n'urusengero rwiza Rucuro. Yego birakomeza iyo mirwano igera mu bice byinshi bitandukanye bya bino bice bya Rucuro. Muri Masisi se ko bivuga ko Wazalendo ngo baba basubiranyemo byagenze bite? Masisi mu gace bita Shengesha naho Wazalendo amatsinda abiri yasubiranyemo guhera ku wa gatandatu kugeza ku cyumweru mu bice bya Cheveri ya Bashari ukomeza Masisi y'amajyaruguru. Yego iyo mirwano yacyamiranyije Wazalendo iri muri ACNDH. Yego iyoborwa n'uwo bita General Proclamé Jean Marie ndetse n'indi Wazalendo iyoborwa n'uwo bita Inyasi Sauli. Yego barwanye rero guhera ku gicamunsi bapfa cyane cyane ngo amafaranga bari bafite bazakuye ku mabariyeri ibyo kuyagabana rero bikaba byaranze none bituma batana mu mitwe nyine batangira kurwana muri Cheveri ya Bashari. Rero imirwano iba myinshi nk'uko abaturage babitangaza. Tugende rero Vincent tugaruke turebe n'ibindi bikomeje kugenda bivugwa. Tugaruke rero kuri Son Excellence Tshisekedi Tshilombo wamaze rero guhamya ko cyangwa se amaze gutangaza ko mugenzi we Paul Kagame ngo ubwo ni birumvikane perezida w'igihugu cy'u Rwanda ngo ari gushaka komeka uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri iki gihugu cy'u Rwanda. Nibyo perezida Felix Tshisekedi yongeye gutangira kampanye yo kubeka yuko u Rwanda rufite umugambi mugari wo kwiyomeka dufite igihugu cye. Yego ni amagambo yagarutseho mu kiganiro yagiranye na diaspora y'Abanyekongo mu Misiri. Yego cyabereye Kairo ku wa gatandatu tariki ya 2025 aho yabwiye abaturage ko u Rwanda na perezida Kagame bafite umugambi wo guca ibice Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akavuga yuko rero igice cy'uburasirazuba ngo u Rwanda rukomeje kukiyomekaho. Yego mu magambo yavuze ati intego ni ugucamo igihugu cyacu ibice no kutigarurira. Ati ndetse akaba yakwiyomekaho igice cy'uburasirazuba gifite ubutaka bukize ku mabuye y'agaciro no mu bijyanye n'ubuhinzi. Ariko nubwo Tshisekedi avuga ibi ni kenshi u Rwanda rwagiye rugaragaza ko nta mugambi rufite wo gusahura Kongo cyangwa kwiyomeka ibyo bice avuga. Yego nk'ubu ni wenda 2025 perezida Paul Kagame yashimangiye ko umutekano w'u Rwanda ari cyo kintu cya mbere kirushishikaje aho ko umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko yabivuze mu kiganiro
umukuru w'igihugu yagiranye na Mario Naupal yavuze ko u Rwanda rutari mu bihugu biza imbere mu kungukira mu bucukuzi no mu y'agaciro ya RDC. Yego. Mu magambo yagize ati uramutse urebye ku rutonde rw'amagana y'ibyo bigo biri aho ariho hose ati kuva mu Bushinwa, mu Burayi, Amerika, Canada n'ibindi birimo ibihugu bitandukanye by'Uburayi ati barimo natwe mu karere ati barazi ishinga mu y'agaciro muri Congo ati u Rwanda rwaza ku mwanya w'ijana ati rwaza ku mpera ati rero ntabwo turazi ishinga n'ayo mabuye Gisekedi ahora avuga. Kagame rero yongeye kwibutsa ko ikibazo gihari kitari amabuye y'agaciro ahubwo ari ikijyanye n'umutekano. Yego. Ndasaba ko u Rwanda rwaba rutizeye umutekano rwarwo mu gihe kirekire cyangwa ngo rutekereze iby'amabuye y'agaciro. Aravuga ati icyo cyaba ari ikintu cya nyuma mu byo twatekerezaho. Ariko Kisekedi we rero nta bikoze bakomeza amaboni agiye hose agaragaza yuko mu Rwanda ushaka kwemeka uburasirazuba bwa Kongo. Ibyo se yabitangarije noneho ko atangarije ikindi mu kintu ko nari maze kukubwira. Ubwo ntari mu yindi nama buriya yari yanahuje abantu, dore ko nabonyeyo hari inama nk'izo ziba zirimo n'abandi ba perezida aribwo atangira kuvuga amagambo nk'ayo. Yari umuhango wo gutaha ingoro ndangamurage mu Misiri, ariko afata n'umwanya wo guhura n'abadiaspora baturuka muri Kongo. Yes, vise tugarutse Igoma rero, tugaruke hano Igoma naho rero bikaba biri kuvuga ko ngo AFC M23 mu kanya gato basohoye itangazo aho ngo itangaje urutonde rw'abacamanza bazakora interview. Mu by'ukuri nkuko biri kugenda bigaragara nibyo nahoze mvuga ni akabanyabyaha bari muri izi bice biri kugenzurwa n'aba barwanyi cyangwa se na AFC M23 bisa naho kagiye kuba karangira. Ntabwo ariko mbibona nubwo urutonde barutangaje, ariko kuba akabanyabyaha kaba gashobotse kubera yuko izi nkiko kugira ngo zikore birasaba byinshi. Nabyo turabigarukaho. Ntabwo byose urukiko rwahita rukora mu gihe kisha kitabyemera, nubwo batangaje yuko uyu munsi kuwa mbere nyine abatsinze ibizamini byatanzwe na komisiyo ishinzwe gushyiraho ubutabera mwa bino bice bya AFM 23 abatsinze ko bazakora televiziyo. Ntabwo mbibona ko byakora yuko inkiko ndetse na parike n'ubugenzacyaha byahita bikora ku buryo byagira impact positive mu bice byose bikontororwa na AFM 23 mu gihe ubutahita ubwiteza butemera ko izi nkiko zikora. Hanyuma vise dore rero uwa mu mwanya wawe kandi ndabizi uramwizera cyane, uzi ko icyo ari araripura nawe atangiye kugaruka ku bya Masunzu. N'umwe ujya umbwira ngo yitwa ngo ni Dr Dash, aranditse ati General Masunzu indege imugejeje Kinshasa yamaze kumugezayo, ngo uyu mugabo ngo yijeje ibitangaza Perezida Tshisekedi, ari nako bamuha amamiliyoni y'amadolari nawe agahaho FDLR ngo ngo bagire bate ngo bazakomeza ngo kurwana, ngo we na FDLR ngo bakagenda bagana akaba ngo bazakomeza kurwana mpaka bageze mu Rwanda. Hanyuma rero nta muntu warwanya u Rwanda ngo bimugwe amahoro. Urumva ubwo Dr Dash nawe ni harimo araganisha kuba uyu mugabo nyine nkuko twahoze tubona bya binyamakuru ku burekenga tuwahoze ubivuga, agakomeza yandika ati uretse n'u Rwanda na bene wabo yarabamaze. Uyu ni Dr Dash ndimo ndakotinga, enda umbwira nze kukoreza iyi screenshot ati uretse n'u Rwanda na bene wabo yarabamaze. Imurenge ubwo nyacase za Minembwe ngo Imana hari ubwo igukubita inkoni y'umunzenze.
ibi ni ibisohowe na Dr Dash Vincent kuri cya kibazo twaze turimo turagenda tudisikasingaho nje nawe ku bigendanye n'amasunzu. Dr Dash nuza kumva urumva we arimo araganisha naho nanjye ndimo ndaganisha ku bigendanye yuko n'abanyamurenge atigeze abarebera izuba Vincent. Sinzi niba wenda uri buze kugira ikindi kintu bigarukaho cyangwa niba uri buze gukora ubundi bucukumbuzi bwawe tukaza kubigarukaho mu kindi kiganiro gikurikira iki. Niba hari icyo wabivuga naguha umwanya, niba ntacyo uri bubivugeho twakomeza n'indi nkuru mu byo twari twateguye. Ntabwo ngeze ndi mu mwanya mwiza wo gushinga amasunzu, gushinga umunyekongo ari wese gukora ibyaha by'intambara cyangwa ibyaha byibasiye ku muntu. Uri mu mwanya mwiza n'umushinjacyaha mukuru. Yego. Utikomeza mpanabyaha niwe uri mu mwanya mwiza wo kuba yabashinga ibyaha kandi akabishakira n'ibimenyetso. Kuba kujya mu mwanya w'umushinjacyaha wa ICC nabanje kwiha inshingano zitari izanjye. Ariko se ninde wakubwiye ko uri gushinja umuntu ibyaha ahubwo kuri kuvuga ibyavuzwe kuri gutangaza amakuru? Ntabwo njye mvugira abavuze bose. Kubera ko ibyavuzwe byose ntabwo kuba ari ukuri cyangwa biba bikwiye kuba bivugwa nk'uko bivugwa. Dukwiye kuba dutegereza tukareba ese official statement iravuga iki, kuko yafashwe yafunzwe ese kuko yagejejwe Kinshasa, yagejejwe kubera iyihe mpamvu, ukareba muri circonstance ukabona ukemeza ikintu cyangwa ukagihakana ariko ubonye icyo ubutegetsi butangaza. Karagaciyemo dukomeze Vice wavugaga kuri iyi nkuru mu by'ukuri yaba banyine bagomba gukora ibizamine niho twari tukiri. Abagomba gukora interview n'ibyo kuvuga yuko batangaje uko basohoye urutonde rw'abatsinze ibizamini. Bakaba rero nyine bategereje ko bazakora ibizamini. Nicyo nakubwira aho mbwira ati nubwo bakora ibizamini ariko ngewe icyizere cy'uko inkiko parike ubugenzacyaha byakora mu gihe cyishatse itabyemera ndabiha amanota make cyane. Yes, Vice ntabwo icyo bigereranya nacyo. Ibi ndabigereranya no gutangiza akadeko bagatangiza nakubwiye ko katazakora. Kubyumva bibanza kukugora ariko wabonye yuko kadakorana n'ubu. Ibi rero nabyo bizarangira nk'akadeko. Nabyo bizarangira nk'akadeko. Yes, Vice ngaho noneho sasa mu minota 4 cyangwa se 3 gutyo twerekeze hano mu gihugu cya Tanzania utubwire uko bihagaze. Tanzania nuko Perezida Samia Suluhu yarahiye mu gitondo arahira ariko mu muhezo kuko nta wundi muntu wemerewe kujyayo nk'umuturage usanzwe. Ariko mu baperezida bamwe bo muri Afurika nyine cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo hari abitabiriye kurahira. Harimo perezida w'u Burundi yabyitabiriye ndetse na perezida wa Zambia. Yego. Babyitabiriye barahira mu muhezo kubera yuko yatinyaga ko hashobora kubaho umugumuko n'ubundi abaturage bakaba bamubuza kurahira. Cyane cyane kubera yuko abantu batandukanye bamushinje yuko ubutegetsi bwiwe agiye kuyobora iki gihe budakurikije amategeko. Yego. Kubera itangazo ryatowe na SADC ivuga yuko abaturage bose batabonye uburenganzira bwo gutora mu buryo bisanzuye. N'abaturage kandi akaba ariko babigaragaje. Yahisemo rero kurahira mu muhezo kugira ngo hatagira ibivumbuka, kugira ngo bitamubuza arahirira ku kibuga cya gisirikare Dodoma. Cyakoze uyu muhango utamutswa kuri televiziyo. Ubanza yarabikoze ameze nk'urimo urasahuranwa cyangwa nk'uri muri yiba mu rwego rwo kugira ngo hatagira ikiba batanarinda babitesha agaciro atararahira. Urabizi nubwo yarahira urubyiruko ramutse rugize imbaraga rwamukura kuko twagiye turabonaho abaperezida bagiye bakurwa
vise hanyuma rero niba nta yandi makuru twahinira aha tukaza kugenda mu by'ukuri tusubira mu yandi makuru kandi usoheze muri Venezuela na politiki itavuganwa n'ubutegetsi bwa Venezuela Maria Karina Machado yatangaje ko yiteguye gushyigikira igitero cya gisirikare cya Amerika kuri Venezuela igihe cyose cyaba kigamije gukuraho ubutegetsi bwa perezida Nicolas Maduro. Niko yatangaje ati ngewe rwose nifatanyije na Trump igitero cyose uzagaba nzamushyigikira. Yes, reka dusoze vise turaza gusubira mu yandi masaha. Urakoze cyane. Ya mwakoze kubana natwe rero tuze gusubira mu yandi masaha. Ciao.